wenda Rigani yakurikiranywe na RMC jya ubwanjye naraniganiriye na Rigani arambwira ati nibyo nakoresheje imvugo zidakwiye ati turanabivugana rwose arambwira ati ndaza kumusaba imbabazi nibyo koko yakoresheje imvugo zikomeye zidakwiriye kuri mikoro ariko mu by'ukuri ibyo yanenze twese twarabinenze ibyo Seninga yavuze twese twarabinenze Seninga rero nuko abantu rimwe na rimwe badakunda kubwizwa ukuri ariko jye nakoranye na Seninga nenge kukivuga nti wowe ndi umunyamabanga wa Bugesera ari umutoza uri umuyobozi we cyane hari ibyo avana muri Bugesera yavuze ko ari Karenzo mwirukanye anakoresha n'imvugo ntari busubiremo hano kuko zateza ibindi bibazo ariko sindi buzivugeho hano sivyo ariko yavuga ko Karenzi yatumije inzoga muri lokali arazinywa arasohoka atishyuye baza kwishyuza ubuyobozi bw'ikipe ko nagashyira niyo wabimenye kuko team manager yahise ahamagara ati oya n'ubundi nkuru twaye muri uyu munsi gatoya message twabonyemo ko yiyemerera niba atari umwitirira yuko yashwanye na team manager bya message byo biragaragara shaka ya message irimo Kiyovu na match ya Rayon Sport ariko yiyemerera ko yashwanye cyangwa yarwanye ngo nubwa kabiri bashaka kumukubita ngo kuko na Tabiti ngo tsinzi yabakishije mu Rwambarira muri dressing natanga Tabiti BK Sabita muri Sabita muri Etincelle asigaje no kubivuga ku match zabo yabaga hari kuva kera ariko yabaga hari nari ko ari match zimwe na zimwe buka akanagira imodoka ajya Rubavu Etincelle yakinya akazi adafite akazi kenshi cyane muri weekend bayakunda Etincelle cyane ayibamo no mu bafata ibyemeza ayibamo ariko bura ni ya kabiri nkuko abantu mu Rubavu twabyumvise muri Rayon kuri Rayon ni ya kabiri kuri Rayon ati nyakubahwa president niba atagize igikorwa iyi kipe izamanuka kuko nshyiramo igitsura ariko ntagire igikorwa icyambere nabahaye raporo ya Juma ntimwagira icyo mukora icya kabiri avuga ati kit manager ko yabuze mu kazi ibikoresho by'ikipe bikabura bigatuma bajya muri lokale ibikoresho nta bihari badakoze imyitozo so ikindi kibazo rero yandikiye President Enoke ati bibaye bwa kabiri mu manager ashaka kunkubita n'ubushize narabibabwiye ko we na yamwise Sabiti kandi undi ni Tabit banyatakiye muri dressing room nkizwa na Tsinzi rero ibi mu bikoreho ikindi gushyamirana na medical staff muri locker room kuri match ya Rayon bivuze kuri match ya Rayon barashyamiranye urumva gushyamirana n'abakinyi kuri match ya Kiyovu baranashyamiranye kuri match ya Kiyovu ni match birumvikana ko batumvikana ntibahuza rero ngo Kiyovu yarabatsinze reka mu byo ntibiri ko Kiyovu yabatsinze rero kuri Kiyovu yatsindira ubu gushyamira nawe utumva impamvu yabyo ntibemera uburyo batsinzwe n'ubwo ati match wayitana aho rero niho yakomezaga kumwandikira nacyo kinemeye yagarukaga ariko mujye mwirinda se ko turi kubona message ze zandika ko tutabonye ibyo ubuyobozi bwamusubizaga reply so umuntu arandika ntibamusubize ahubwo byagabye ariko gushyira hanze message wandikiranye n'ubuyobozi nabyo ntabwo yewe nicyo nagiye kugarukaho rero twarabinenze niba umutoza kwirukanwa si igitangaza cyane nibisanzwe yewe Seninga n'umuntu wize no muri sansiye niba adafite na maîtrise ahubwo n'umuntu nzi ko ajijutse n'umuntu umaze igihe umutoza ubyongereho noneho reaction nk'iyo gufata WhatsApp ibintu uganira n'ubuyobozi message zisanzwe umutoza ufite lisansi ubyongereho warize uri muri lisansi ni instructor wa kafu umutoza ufite lisansi ya kafu uri umwarimu w'abatoza nanjye yarantoje nawe yaguhaye lisansi none se uyu munsi urazana ibyo byose kubera Seninga hari nubwo ejo bundi wenda Rigani yakurikiranywe na RMC jya ubwanjye naraniganiriye na Rigani arambwira ati nibyo nakoresheje imvugo zidakwiye ati turanabivugana rwose arambwira ati ndaza kumusaba imbabazi nibyo
koko yakoresheje imvugo zikomeye zidakwiriye kuri mikoro, ariko mu by'ukuri ibyo yanenze twese twarabinenze. Ibyo Seninga yavuze twese twarabinenze. Seninga rero nuko abantu rimwe na rimwe badakunda kubwizwa ukuri, ariko jye nakoranye na Seninga. Nanjye kukivuga nti wowe umunyamabanga wa Bugesera ari umutoza uri umuyobozi we cyane. Hari ibyo ava no muri Bugesera yavuze ko ari Karenzi umwirukanye, anakoresha n'imvugo ntari busubiremo hano kuko zateza ibindi bibazo, ariko sindi buzivugeho hano, sibyo? Ariko yavuga ko Karenzi umeze gutya ibintu bidakwiye, ariko biyangezeho oya ibindi. Ubwo impamvu nashaka kubivuga nuko byateza ikindi kibazo, ariko yarabivuze ati nzize Karenzi. Ikibazo sigaye twatumeranye neza na Gahigi cyane, ikibazo ni Karenzi. Ariko jewe naramubwiye kiwazi rwose face to face, namubwiye nuri umutoza mwiza, ariko inama nkugiriye urasabwa guhinduka. Nudahinduka ntabwo uzashobora kuba umutoza. Uko niko namubwiye igihe ubwanjye Seninga, kandi kubera ibibazo nk'ibyo ari kumwe n'abakinnyi nijoro mu kabari ibintu biri aho ubona ko yavuye muri Musanze bidakwiriye, sibyo? Bidakwiriye umutoza ikintu cya mbere bakubwira ko ari karagiteri, uko abakinnyi bakubona imbere yabo, igitinyiro bafite kuri wowe, donc uburyo bakutinya bakubaha, nicyo cya mbere gituma bumva ibyo ubatoza cyane, bumva n'amabwiriza yawe, bigatuma iyo mwatangiye guhurira mu kabari, mwatangiye hariho n'abatoza ngo benshi bo mu Rwanda biba byapfa, bahurira ku ntebe, mushobora gusangira rimwe mwabipanze. Bo mu Rwanda ngo baba basangira n'abakinnyi babo, mushobora gusangira rimwe mwabiteguye, naho bipfira rimwe na rimwe bakaba banabasabye injawuro, mbere ugasanga nta cya gitinyira umutoza afite. Urumva rero kuva mbimubwiye, Seninga yavuye mu ikipe y'igihugu mu buryo nk'ubwo, ku mpamvu nk'izo namubwiye ngo ikibazo cyabereye Mozambique cyane, kandi umva ikintu kimuvana ntabwo ari uko byamunaniye. Urumva bora n'inshuti y'amashami bariganye kugeza amashami barinanwa n'amashami, uri inshuti yanjye uragenda cyangwa ngenda, amashami niwe wamusabye ko amungiriza, bariganye uragenda cyangwa ngenda, barashwana bakagira bate, ariko ni nk'abavandimwe, ntabwo abavandimwe urumva avuye mu ikipe y'igihugu ku mpamvu amashami arakaraba Musanze ku mpamvu nk'izo murabyibuka, Musanze yageze n'aho bafungwa n'ibiki byose muri Covid. Trump yamwirukanye ku minota 70 cyane, urumva Trump yamwirukanye ku minota 70, aranavuga ati numva ko atuye hano cyangwa iwabaye Bugesera, ari Bugesera wigumire hano urumva. Etenseri ubwa mbere yamuhaye akazi imwirukana adatoje, nabwo nk'ubwo aza adashobora gutoza akicarira muri tribune, igihe se izamura oya ntargiye yisinye yavuye muri Bugesera ngira ngo ntiyayitoza. Ubuse ni ubwa gatatu cyane, nta nubwo yamazemo ngira nk'icyumweru cyangwa bibiri, ariko baramukunda niba ari byo, yamazemo icyumweru cyangwa bibiri, abi Rubavu rwose bamushinja hanze y'ikibuga, ariko icyumweru cyangwa bibiri, icyumweru cyangwa barongera bamutekerezaho gatatu, ejo bundi baramugana, n'ubu agiye ku mpamvu bavuga ngo urimo urabyumva. Igihe rero buri gihe ntabwo wahora ubureminga abantu, katuvuge ko Karenzi yakwirukanije muri Bugesera, none se yagukurikiye no mu ikipe y'igihugu, none se yagusanze no muri Musanze, none se ubu niwe ugusanze no muri Etenseri. Iyo utemera guhinda Sunrise ni nk'ibyo, byo biragerageza kwitindamo, ariko bakubwira ko ahatinda kubera atari ubushake bwa komite, kubwira ko yanabumvishaga ko ntawe ufite ubushobozi bwo kumwirukana muri Sunrise. Byaje kugenda biteze, baje bajya baramanutse arayizamura bidatinze rwose, ageze mu cyiciro cya mbere haba ikibazo cye bahise sinzi, ariko ni nk'ibyo. Urumva rero ntabwo abantu bose baba bakwanga, ahubwo icyo ukwiye gukora wowe, Seninga ni umutoza mwiza, urimo unatekereza kuba mpuzamahanga, ujya hanze cyane, turamukeneye nk'umutoza mwiza, ariko hinduka, kosora, ntabwo abantu bose baba bakwanga, kwicara akitekerezaho n'ubwe
mbere yo kwandika cyangwa kohereza izo ukosore itekerezeho ubwawe hari ibyo abantu baranyanga abanyangihugu niba ndi umutoza ukomeye nkeneye kuba umutoza ukomeye hari ibyo ngomba kwibuza impapuro arazifite yafite amahugurwa ahagije instructeur wa kafu azi no gutoza nzi no gutoza uko nkahita bakubwira bati iyo twagize imana tugakora nk'imyitozo iminsi 3 neza ati nta kipe yatuhagarara imbere ati neza iminsi 3 ibindi tuba tubiretse 3 irahagije mujya mu kibuga kandi ikipe mugatera bati ni umutoza w'umuhanga pe ku munsi w'ejo turi mu kiganiro hoze yandi we n'umwarimu w'abatoza atubwira ko ni umuhanga ndakubwiye ngo gutoza mu kibuga imyitozo iki abo babyirukanye abarusha ni bake cyane abo biganye gutoza batangira bose arabarusha ubwo rero umuzi neza bikenewe ko yisuzuma bamashami bakamurusha imyitwarire cyane yo hanze y'ikibuga nawe mutoza wa mbere ntuzumva ngo mashami yashwanye n'umuntu n'abanyamakuru tumwataka tugira dute mashami nta muntu asubiza ntibirabaho ibyo wamubwira ibyo ari byo byose we abifata nk'umupira warabifata umupira nyine akayungurura akamenya ngo umupira nukomeze watsinze bazakuvuga neza watsinzwe bazakwata ariko niba kwanga Seninga ni bwo mbere nabona n'umutoza kuri Rev ya Seninga usora message za WhatsApp guri yazifodiza ahantu henshi zo mu magroupe ya za ruhogo byahise bihagera ejo yatweretse umwana w'umu agent i Nyanza rugura afite message amufite message ngo Seninga ngo yamuhereje nanjye ubwo kandi ndazifite n'abandi mu magroupe barazifite nyuma Seninga yahise atwandikira ati murebe uko mwankore buvugizi mumaze gusesengura izo raporo naho ubundi wanditse anshinja ubusinzi ati ibyo ntaho bihuriye ati nukumparabika bantera ubwo bitwaje bimwe bya byeri bya kera bimwe bya byeri bimwe bya byeri reka dushimire Action College tukubwire ko igufitiye amasomo akubereye